Nyemerera ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe tugiye kubana muri iki kiganiro kigufi. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu bindi biganiro ndetse no mu zindi gahunda za hano kuri Rupaca TV. Njye muri kumva nitwa Rupaca. Mu karere ka Nyanza ubu tuvugana hagiye gutangira umushinga wo kubaka stade umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika yabemereye. Umushinga wo kubaka iyi stade ikaba igiye gutangira vuba aha bidatinze nk'uko bitatangajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza. Ni stade y'icyerekezo, ni stade izaba igezweho, ni stade izaba yunganira stade Amahoro mu bwiza ndetse no mu bunini. Iyi stade ikazajya yakira abantu 20,000 bicaye neza. Ni ukuvuga ngo buri muntu yicaye ku ntebe ye nta mubyigano cyangwa se byo ngo twegerane, ahubwo buri wese azaba afite agatebe ke. Bishatse ko ari 20,000 bizajya byicaramo bimeze neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza mu minsi yashize bamuritse igishushanyo mbonera cya stade ya Nyanza. Mu kumurika icyo gishushanyo haciyemo iminsi, ariko ubu noneho kera kabaye, bakaba bamaze gutangaza ko umushinga wo kubaka ugiye gutangira bidatinze. Meya w'akarere ka Nyanza aganira n'ibitangazamakuru bitandukanye harimo Igihe, Kigali Today ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, akaba yavuze ko uyu mushinga ugeze kure wo gutangira kubaka iyi stade. Aravuga ati abaturage baho stade zubakwa ubu bamaze kubarirwa, igisigaye ndetse bamwe ni ukubishyura bakagenda kuko hari abamaze no kwishyurwa. Yakomeje avuga ko kandi stade izaba ifite ikibuga cyiza cy'umupira w'amaguru kinini kiri ku rwego rwemewe na FIFA ndetse na CAF. Akomeza avuga ko kandi muri iyi stade mo imbere izaba yemerewe kwakira ibindi bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, harimo ibitaramo ndetse n'ibindi bikorwa byategurirwa ahantu hanini kandi hagutse. Yakomeje kandi nanone avuga ko iyi stade izaba ifite ibindi bibuga inyuma biyikikije, harimo ibibuga by'imikino ya gakondo, kuko murabizi ko i Nyanza ari ku gicumbi cy'umuco, hadashobora kubura ikibuga kigomba gukinirwaho imikino ya gakondo. Yavuze ko hagomba kuba hari ibindi bibuga bikikije, harimo iby'imyitozo, ku buryo kizaba cyubatse neza nka stade Amahoro inyuma. Hazubakwa kandi na za parikingi zinini kandi zagutse ziri mu buryo bugezweho. Ubusanzwe aka karere ka Nyanza kari gafite stade itajyanye n'icyerekezo kuko ari stade yubatswe kera. Iyi stade ndagira ngo mbabwire ko ariyo Rayon Sports yakoreragaho imyitozo ubwo yabaga mu karere ka Nyanza. Ubu ikaba isigaye ikorerwaho na Nyanza FC yo mu cyiciro cya kabiri. Iyi stade nshyashya igiye kubakwa mu karere ka Nyanza izuzura itwaye akayabo ka miliyari 147 z'amadolari y'Amerika. Ndagushimiye wowe twabanye muri kino kiganiro. Reka nkwisabire nimba utarakora subscribe, kanda kuri subscribe tuzajya dukomeza kubana. Ibihe byiza.